uhuza umuntu uri gushaka kubita ngo reka ngwino ngwino ndavuze ngo ngwino wamaze kundakaza no kuntera umushyi ngwino akose shaho gutasatu we yego ikote ry'umukara, karuvati y'ubururu bitagira ishati, rinete zikora ku mazuru ndetse n'inkweto za bodaboda n'amagambo yisukiranya nk'amasoko apfupfunuka yasanze bihagije ngo imitima y'imbaga nyamwinshi ahise abagize ibyishimo. Wow, uyu mutipe arabizi cyane. From zero to hero, from Musanze to Kigali, bose arabemeza. Sinkubeshye rwose n'ifoto yayisetsa. Yitwa Dogiteri Nsabi. Sinshidikanya rwose nawe ushimishwa no kumva imvugo yiganjemo ururimi rutari rusanzwe cyane mu ruganda rwa sinema nyarwanda, ururimi rw'abanyamusanze ariko biciye muri we yarwinjije n'i Kigali. Ndavuga Dogiteri Nsabi umaze kubyimbya ikofi abikesha sinema, abenshi muzi iduka rye rifureka ricuruza imyambaro, rikaba iduka afite mu mujyi wa Musanze, iduka ririmo abakozi yihembera ku giti cye, iduka kandi yise Nsabi Collection. Si ibyo gusa kuko Dogiteri Nsabi afite n'iduka ricuruza amarangi yise kwa Nsabi. Ibyo byose abikesha sinema. Ubura nujuraho n'umuntu ufite iduka ire uravuga ati uyu muntu yarashoye pe. Nubwo bimeze bityo, ni urugendo rutari rworoshye rwasabaga kwikokora kugira ngo yisange aha hantu. Muri uyu mwanya reka twibaze tuti Dogiteri Nsabi ni muntu ki? Ni uruhe rugendo yagenze kugira ngo yisanga neza rubanda? Hanyuma tuze tubisasanura byose tudasize na kamwe. Mbese uri mushya kuri uyu muyoboro wacu? Kanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Niba kandi ukunze iyi video, yihe like. Nge nitwa Rugwiro, nguhaye ikaze. Yo Nsabi. Wasobanura filime anuka bemeza. Aya pasi reka turebe karatangiye. Ngubu umusore aragiye. Umusore mbibutse ko byatangiye mu myaka 35 ishize. Imbere y'izamu birakomeye cyane. Yenda umupira. Uyu Dogiteri Nsabi ndimo kukubwira ubusanzwe ababyeyi be bamwise Nsabimana Eric. Yavutse mu mwaka w'1999, yavukiye mu karere ka Musanze aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda, akaba umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Uwo mukobwa akaba ari nawe mfura. Nsabimana Eric wamamaye nka Dogiteri Nsabi afite ababyeyi bombi. Dogiteri Nsabi yagize amahirwe yo kurangiza amashuri yisumbuye, ayarangiza groupe scolaire Muhoza ya mbere, ikigo giherereye mu karere ka Musanze. Mu mashuri yisumbuye Dogiteri Nsabi yize MCB, Mathematics, Chemistry and Biology. Mu Kinyarwanda ubwo ni imibare, ubutabire n'ibinyabuzima. Mu kiganiro na Isimbi, Dogiteri Nsabi yagize icyo atangaza ku buzima yakuriyemo. Avuga ko yakuze se akora akazi k'ubufundi, mu gihe mama we yateraga amarangi, akaba ariko kazi kari kabatunze. Gusa ngo rimwe na rimwe karaburaga, ariko kandi uko bagiye bamenyana n'abantu benshi kagendaga kaboneka. Hari benshi bajya bibaza ku nkomoko y'amazina Dogiteri Nsabi akoresha muri sinema. Iyo nyir'ubwite asobanura inkomoko yayo aragira ati: mbere na mbere reka mbasobanurire aho izina Nsabi ryakomotse. Ikintu cya mbere cyo nkunda inkomoko yanjye, sinkunda kwihakana uwo ndi we bitewe n'aho ndi cyangwa se bitewe n'icyo nshaka kugeraho. Icya mbere naravuze nti niba nshaka kuba icyamamare ntabwo ngomba kujya kure y'amazina yanjye bwite ngo nyihakane, ahubwo mu gice kigomba kugira amazina nzitwa hagomba kuzamo izina ryanjye. Bityo niho navanye Nsabi, kuko mu busanzwe nitwa Nsabimana. Nsabi akomeza avuga ko izina Dogiteri ryo ryaje biturutse ku kuba yarize ubutabire n'ibinyabuzima, aho umuntu wabyize neza aba muganga. We rero abonye bimunaniye, asanga hari imvune yavunitse, asanga nta cyamubuza kwitwa Dogiteri. Ati irya Dogiteri ryo ryaje bitewe n'ukuntu nize MCB, kandi iyo umuntu ayize neza aba umuganga. Nanjye narayize sinabigeraho, ndavuga ni ntabwo mbigezeho, ariko naravunitse, ntabwo ngomba kwirengagiza imvune navunitse. Nubwo byananiye mpita mfata Dogiteri, gutyo nti
nje ndi Dogiteri Nsabi. Noneho bihurirana n'imvugo yari yaradutse ivuga ngo kora umuti, bityo nanjye nsanga hari uburyo navuramo abantu binyuze mu rwenya. Reka noneho turebe Dogiteri Nsabi mu rwenya no muri sinema muri rusange. Dogiteri Nsabi avuga ko yishimira izina amaze kugeraho kuko ngo ryamenyekanye cyane. Ibijyanye n'urwenya ngo yatangiye kubyiyumvamo akiri muto kuko ngo kuva kera abantu babonaga ko azi gutera urwenya cyane. Ngo kuva mu buto bwe niwe wabashaga gusetsa umubyeyi we. Ati ni ibintu byari byoroshye kubona ko nzi gutera urwenya. Uko nitwaraga n'ibyo nakoraga byagaragazaga ko nshobora kuba umunyarwenya. Iyo twabaga turi kuganira mu rugo, mama wanjye ni njye wamusetsaga nta bundi bufindo nkoze. Navuga ko ari ibintu byagaragaraga ariko bitarabona umurongo muzima umuntu yabiha. Uko Nsabi yagendaga akura ni nako impano yo mu bijyanye na sinema nayo yagendaga irushaho kwaguka. None hatangira kuyigaragaza byimazeyo ubwo yageraga mu mashuri yisumbuye hamwe na mugenzi we Manizawe Prosper wamenyekanye nka Bijiyo Bija ndetse n'abandi. Impano zabo bakazigaragariza muri Media Club kugeza bagiye bifashishwa ngo baserukire ikigo mu gukina ikinamico. Nsabi kandi avuga ko bigeze gutwara igikombe ku nsanganyamatsiko yari yatanzwe. Nsabi ati icyo gihe twatwaye icyo gikombe hari muri 2017 mu marushanwa yo gukina ikinamico. Twagombaga kuvuga ku bana bafite ubumuga, uburyo tugomba kubana nabo muri sosiyete no mu ishuri no guharanira uburenganzira bwabo. Icyo gihe nakinnye neza dutwara igikombe tuba ba mbere. Ndakeka aho niho natangiriye. Dogiteri Nsabi yakomeje gushyira imbaraga mu kugaragariza impano ye muri Media Club ku ishuri kuko yari club yahuzaga abanyempano batandukanye barimo abakina ikinamico, abahanzi n'abandi. Ibyo bituma aba icyamamare aho yigaga. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, Nsabi yari afite impano zitandukanye yaba kuririmba, gushushanya no gukina filime. Gusa abona icyo yashobora cyane ari ugukina filime, bityo atangira guharanira gushaka aho yamenera ngo yinjire muri sinema nyarwanda. Ati naje kugira amahirwe menya imbuga nkoranyambaga ntangira kuzikoresha. Naravuze nti ngiye kubikora kandi abize abantu bazabireba. Akomeza avuga ko mu ntangiriro bitari byoroshye ariko nyuma abantu bakagenda babikunda. Nsabi avuga kandi ko ikintu cyamugoye agitangira urugendo rwe rwo kwinjira muri sinema ari ukwisubiza ikibazo cyanzihangana ngeze ryari. Uyu musore Dogiteri Nsabi yatangiye ibyo gutera urwenya yifashisha imbuga nkoranyambaga nka Instagram. Nyuma we na bagenzi be bashinga umuyoboro wa YouTube bawita Irebero TV. Ni nabwo yaje guhura n'umunyarwenya Danizo batangira gukorana mu tu episode bita kumva mbesi twacaga ku Ikosora Media TV, bituma atangira gukundwa. Noneho bibakarushyo ubwo yahuraga na Kiramani, ari nabwo izina Dogiteri Nsabi ryahise ritumbagira. Dogiteri Umunyamusanze yisanga i Kigali, imvugo ye y'Imusanze ikurura benshi bituma yigarurira imitima ya benshi. Dogiteri Nsabi avuga ko sinema imaze kumwubakira ubuzima ku buryo abasha kwitunga no gufasha abandi bamwitabaje. Dogiteri Nsabi kuri ubu agaragara muri filime zitandukanye zaba iz'urwenya n'iz'uruhererekane. Agaragara ku Irebero TV, Kiramani Empire, Big Mind Empire ndetse n'ahandi. Dogiteri Nsabi kandi agaragara mu bitaramo by'urwenya ndetse agakundwa cyane. Noneho bikaba akarushyo iyo ari kumwe na Kiramani. Upfuye uziruzi. Nziza kumenya nyine kujaga hejuru y'abagore batarabo washatse. Dogiteri Nsabi avuga ko ubwo ababyeyi be babonaga ibyo akora mu bihe byo gutangira batumvaga uburyo byazavamo ibintu bifatika, bityo bakamugira inama yo kujya mu gisirikare cyangwa igipolisi. Reka turebe Dogiteri Nsabi mu rukundo. Dogiteri Nsabi aganira n'Inyarwanda yatangaje ko akiri ingaragu kandi ko nta mukunzi afite kuko ngo yifuza gushaka ubuzima no kubaka ibikorwa bye bikabanza kugera aho yifuza, hanyuma akazabona guhitamo uwo bazabana. Yaragize ati uburyo mba niburiye umwanya kubonera undi muntu utari njye sinzi urukundo naba mukunda uko rwaba rumeze. Yavuze kandi ko inkono ihira igihe kizagera agatangaza umukunzi we. Ku
Kuwa 21 Mata 2024 Dogiteri Nsabi yagarukiye ku munwa w'urupfu. Uti byagenze bite? Tariki 21 Mata 2024 Dogiteri Nsabi ari kumwe na Bijiyobija bakoze impanuka ikomeye nyuma y'uko imodoka barimo yagonganye na Daihatsu, akubita umutwe ku ntebe, akomereka bikomeye hejuru y'ijisho ndetse n'amaguru ye arakomereka. Ni impanuka yabereye mu muhanda Musanze ujya Kigali, ubwo bari bageze Kivuruga mu karere ka Gakenke, bahita bihutanwa mu bitaro bya Nemba, bitabwaho nyuma yo guhabwa ubufasha, barasezererwa bajya kurwarira mu rugo. Ibyo byatumye tariki 5 Gicurasi 2024 Dogiteri Nsabi agaragara imbere y'ibihumbi by'abantu ashima Imana. Icyo gihe hari mu gitaramo cy'umuramyi Krizo Ndasingwa, ubwo yamurikaga alubumu ye ya mbere yise Wahozeho muri BK Arena. Dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obedi Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha. Imana ibarinde.